umudamu wari ugiye kwicwa n'indwara y'amaraso. Yego. Uwo naramusengeye yarakize. Mu kwa kangahe? Mu kwa mbere. Haleluya. Amen. Amen. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ukwa mbere kutarajyamo ari mu kwezi kwa 12 aho ngaho nasengeye warwaye mu mutwe. Ubu ni umuntu muzima turi kujana gusenga pe. Ari kuvuga iby'Imana yitwa mwisi. Haleluya. Amen. Imana ikiza ibisazi, Imana igatabara rwose ukabibona. Yari umwana ari kwambara ubusa afite nk'imyaka 22. Baramuzanira musengera. Baramunzanira ndamusengera kandi si ukuvuga niho nakiza umuntu warwaye mu mutwe. Na mbere kose narabakizaga ariko nubwo mu kwa 12 naramukijije. Mwise ndamusengera ku mbaraga z'Imana. Sinirata ngo ninje wamukijije rero ni data. Yego. Imana igukoresheje. Ubundi bwo naho umurwayi aba yasaze bigeze gute iyo mpageze ahita ceceka. Mpfa kumurambura ukuboko gusa ahita agaceceka. Yabanani agahita ceceka gatuza nuwanze kurya ninje bakunze kujana nkamuha ibirya akarya. Umuntu wafashwe n'ibisazi. Yego. Kwa kunda aba yarwanyije abantu birumvikana. Ari kubakubita nje ntabwo ankubita. Ntabwo ankubita ahubwo yambonye arambwiraga ati nsengera. Ati nsengera kanabikwibwirira. Akambwira ati nsengera. Ubwo rero nkuko ambwiye muri aya mezi 3 hari kandi gakobwa aherutse kunzanira kitwa Gihozo. Yapfuye mbe bari kuvuga ngo yapfuye nyina munzanira nijoro. Mama we yitwa Mutuyimana. Umwana turamusengera bwakeye yakize amujana mu rugo. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ayo mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndiyatuma Imana Concorde. Reka mfate umwanya ngushimire wakanze subscribe kadushyigikira twatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda nukuri ngusabiye umugisha. Nanjye nabasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu ahubwo nzajya njya kureba abakozi b'Imana batabivanze tukiganirira uko Imana iri kubakoresha muri iyi minsi. Niyo mpamvu navuye Musanze njya mu karere ka Burera mu murenge wa Kagogo mu kagari ka Kayenzi mu mudugudu wa Rwitongo niho ndi naje gusura umukozi w'Imana umuhanuzi. Impano nyinshi zitandukanye Imana yagiye umuha yitwa Nyiramajyambere Vestina namugezeho nsanze ari amahoro. Haleluya. Amen. Vuze byinshi cyane. Oya nta kibazo. Ni byiza. Yego. Yego dutangirize n'isengesho ngo Imana itiyobore n'iki kiganiro ni karibu. Yego kadusenga Imana. Mwami Imana yacu turagushimye turaguhimbaje turakunezerewe uri umukozi w'umuhanga uri umutabazi uri umudogiteri w'abadogiteri ntagungeho ngabura ubuhungiro ntakwiringiye ngo azakorwe n'isoni nyagora ku ngoma nukuri data uri mu gihugu cyacu mu ijuru rero uri kubane natwe uyu mwanya uri kutubungabungira umutekano uri kudukomereza amaboko nyakuba Imana uri kudutsindira urugamba kuko uri Uwiteka yewe Yesu Kristo waravuze ngo abarushe n'abaremerewe oni munsanga ndabaruhura natwe ubwacu turaje ngo turuhure ayi nyakuba Imana data wa twese ngo inushinga imizi mu mitima yacu ngo inusenyagura ubununga burimo kugira ngo izina ryawe ryubahwe uri Imana yacu ugira neza bugaca bukira uhinduraga ibyanze guhinduka reka ibyadufashe ijambo nawe uri kubifata ijambo nyakuba Imana reka uduhe ubutsinzi bwawe buturutse mu ijuru reka uducungire umutekano kugira ngo uhimbazwe uri Imana yacu rero uri igitangaza uri igikomangoma data iyo ugiye gutabara ntabwo umanza watira inkweto ngo wambare iyo ugiye gutabara nta nubwo ubanza wabaza mu miryango niyo mpamvu tuguhamagaye nyakubahwa ugira ngo uzubane natwe uyu mwanya aya masaha arata Nyiringabo reka arata amagambo agiye kuvugirwa ahantu reka arata Nyiringabo Imana ni ukuri iki kiganiro tugiye kugirira aha hantu data wa twese buri wese agikirizwemo abatwumva bagendanye natwe bagikirizwemo kugira ngo izina ryawe rihimbazwe data ntabwo ngutotesheje amagambo nk'Imana itumva gusa nagusabaga bike nk'umuntu ibyo nabyaguhesha kuzana ikibarakare by'uduha ni mu izina ryawe Yesu nsenze. Amen. Yego usenza akantu numva ndafashijwe ngo Mana iyo ugiye gutabara ntabwo banza watira inkweto. Oya nta nubwo imanza yabaza mu miryango. Uzi ugiye gukora ikintu urabanza wajya gusaba uruhushya. Nukuri
uzi ukuntu bigora iyo ntabwo ari uko ibigenza. yego itabara idatabaje, yego igatabara itamanje yaca kuri mukeba kuko imuciyeho ntabwo yakwemera. yego komeza gumamo, ni ukuri gumamo. yego ntabwo yakwemera. ibanje yaca kuri mukeba ntabwo yakwemera. ikabwira mukeba ngo ngiye kugutabara runaka, mukeba yavuga ati usugiye kumara yiki, ati mureke, ati ubundi waretse birabigerageza akabiguma. yego ntabwo ibanza yagisha inama. oya Imana ishimwe. ni ukuri ubushize tuganira umbwira ukuntu Imana yakwigishije gusoma utarize. ni ukuri umbwira ukuntu wasengeye abantu be babaye ibirema bane barakira mu bihe bitandukanye barakira. yego ibyo ni ibyabaye ugikizwa. ubwo ni ubwa mbere. ndi kugira ngo umbwire ibitangaza Imana yagukoresheje mwaya mezi 3. uyu munsi twiteka 30 z'ukwezi kwa gatatu 2026. ahari Imana ntiyabagukoresheje mbere ugikizwa, ubu imbaraga zikaba zaragiye zigabanyuka cyazariyongeye. niyo mpamvu ndi kukubaza niba hari ibitangaza Imana yagukoresheje mwaya mezi 3 dutangiye uyu mwaka. ntabwo imbaraga zashize ahubwo zariyongereye. amen. iyo usenze ntubivemo ngo ubivangavange, ntabwo Imana ikwaka imbaraga ahubwo ikongera imbaraga. ni ukuvuga ngo muri aya mezi 3 hari umudamu wari ugiye kwicwa n'indwara y'amaraso. yego uwo naramusengeye yarakize. mu kwa kangahe? mu kwa mbere. haleluya. amen. amen. ubwo rero ni ukuvuga ngo ukwa mbere kutarajyamo ari mu kwezi kwa 12 aho ngaho nasengeye warwaye mu mutwe. ubu ni umuntu muzima turi kujyana gusenga pe, ari kuvuga iby'Imana yitwa mu isi. Haleluya. amen. Imana ikiza ibisazi, Imana igatabara rwose ukabibona. yari umwana ari kwambara ubusa afite nk'imyaka 20. baramunzanira ndamusengera, kandi si ukuvuga niho nakiza umuntu warwaye mu mutwe. na mbere kose narabakizaga, ariko n'ubwo mu kwa 12 naramukijije. mwise ndamusengera ku mbaraga z'Imana. sinirata ngo ninje wamukijije, rero ni data. yego Imana igukoresheje. ubundi bwo naho umurwayi yaba yasaze bigeze gute, iyo mpageze ahita aceceka, mpfa kumuramburaho ukuboko gusa ahita agaceceka. yabananiye agahita aceceka agatuza. n'uwanze kurya ninje bakunze kujana nkamuha ibiryo akarya. umuntu wafashwe n'ibisazi, yego kwa kundi aba yarwanyije abantu birumvikana, ariko bakubita nje ntabwo nkubita ahubwo iyo ambonye arambwiraga ati nsengera. ati nsengera, akanabikwibwirira akambwira ati nsengera. ubwo rero nk'uko ambwiye muri aya mezi 3 hari akandi gakobwa aherutse kunzanira kitwa Gihozo. yapfuye mbe bari kuvuga ngo yapfuye, nyina munzanira nijoro. mama we yitwa Mutuyimana. umwana turamusengera, bwakeye yakize amujana mu rugo. Imana iri gukora kandi iri mu kazi. we wiyumva umeze ute? njyewe ubwanjye iyo nirebye nkareba n'ingano yanjye, yego ndavugaga wite wararebye mu muryango wacu ubona ari nje ukwiye gutoranya koko, ku buryo naho mvuka mbese abantu n'ugusanga bari kuvuga ati sibu yamukundiye iki koko. Imana yamukundiye iki? nuso yurebye naragukundiye iki? ntacyo pe. nabwiza nkundiye, siniza ayo mashuri nk'abandi ngo wenda nicyankundiye, nanje ubwanjye ndishakaga nkibura. yego none ukora iki kugira ngo nawe icyo cyizere Imana yakugiriye ugisigasire? kugira ngo ngisigasire njyewe ikintu nkora, fata amasengesho nkasenga, fata ibihe byo gusenga. nk'ubu kwa 3 nirirwa mu masengesho, kwa 5 nkirirwa mu masengesho. inda yanje nkemera nkayigabanya, kugira ngo ugere muri iyo ntera yo kugumya gusenga. n'ukwirinda kurya cyane, ukirinda kudamarara. udamaraye data ntabwo ajana n'abadamaraye. nusi ntabwo uzicwa n'inzara? ntabwo izanyica. nubu ufata amasengesho uri no konsa? ndi konsa wenda nk'ubu yarakiri muto, fata amasengesho y'igitondo nkarya ku mugoroba. yego kandi nabwo nkarya ibigereranyije. yego ukarya duke? nkarya duke. nusi Imana izirana n'ibiryo? ntabwo izirana n'ibiryo, ariko iyo yahuye mu biryo cyane, ntabwo Imana ikundana n'abantu bajya byinshi.
Yego. ahubwo Imana ishaka ngo unambukiye abandi. Nk'ubu iyo umuntu amamaga afite ikigeragezo gikabije, mubwira ko ngomba kumufatira ibihe atari ukumubeshya, nkamufatira ibihe ntamuzi, nkamufatira ibihe ntacyo dupfana. Ukamubwira ngo niyohereze tike ngo uzajya kumusengera ku musozi. Ku musozi nanga nkabifatira mu rugo, ariko kubifatira mu rugo impamvu mvuza ko ngako nzamuka umusozi wa Rusagara. Nose aba bakubwiye ngo basengere ubasaba tike yo gutega ugiye ku musozi? Ntabwo nyibasaba. Yindi mpamvu nk'abantu mwe hari ukuntu abantu bavangirwa bakagira ngaho bari guhamagara ninjije. Ejo ndimuka kuvugana n'umuntu ahangaha ati nahamagaye umunyamasengesho twe dusanzwe dusengana, arangije ati yewe ati byawe Imana irambwiye ngo nzabigusengera ngo ni layini ngo bitewe ko ngo aho ntuye ngo abantu ngo nyine ngo baba bari kumva ngo ndi gusenga ngo none ngo hereza ngo tike, urumva ngo nzajya ngo ku musozi, nzajya ngo ku musozi ngo bariho ngo mbisengera ibiki n'ibiki. Ndarambwira ati subwo arayikumbwira ibyo azi ko ndinjije. Uko ni ukwiba abantu. Niba umuntu akuhamagaye uri umukozi w'Imana akaba aguhamagaye ati mfite ikibazo runaka, uja kugisengera ku musozi ntatikaguhaye, ubajije tike waba uri gushiramo ikiguzi. Nose reka tunavuge umuntu ugiye kujya ku musozi, nibura aba hano Kagogo Cyanika, umusozi abantu bakunda gusengeraho, n'uwa Ndabirambiwe Umusanze tike ni 800 kugerayo, cyasi 1000, n'uwa hano wa Rusagara nukuzamuka n'amaguru rwose. None arangiza ujya kubeshi uwo muntu ngo matike ngo nzajye kugusengera, ubwo buzi ko uwo muntu warinjije. Niyo ngiye kumusaraba Gisoro hari i Bugande nkoresha yanje teke ni 2000 kugenda no kugaruka. Ubwo rero niyo byaba bine ntabwo ndamanza naguhamagara ngo meteke. Rero none se wagize ngo aho Kisoro nibura utegesha bine, wagize ngo bahanuzi bigize inkebebe bigize abateka mutwe, wagize ngo nakubwira ko ari bine? Oya akuvuga ngo ni 50 ngo nzajya ku musozi. Niba yanavuze ko atuye hano hafi akavuga ko iyi misozi ifunzwe, urumva yuko azatega akajya kuri Prayer Mountain ngo ya Kampala. Ayiwe Imana ishaka kukumva muvandi, wasengera no munsi y'urugo ikakumva. Niyo mpamvu umuririmbyi yaririmbye ngo hari igihe ubona ko bicitse ukabura hepfo na ruguru, ibibazo bikuzengurutse ukagira ngo niryo herezo, Jupfuka mubyereka Imana kuko niyitabura kibigenza, inzira zayo ni nyinshi cyane, imigambi iratangaje. Daniyeli mu rwobo rw'intare nawe yabonaga ko bicitse, Abayisirayeli mu nyanja nabo babonaga ko bicitse, Seduraka Meshaki na Abedenego nabo babonaga ko byarangiye. Genda nawe niba umeze nkabo, genda wiyegurire iyo Mana, uyikoreze amaganya yawe, nayo yiteguye kugutabara. Genda nawe niba umeze nkabo, genda wiyegurire iyo Mana, uyikoreze amaganya yawe, nayo yiteguye kugutabara. Aleluya. Amen. Imana iguhumugisha. Ako karagaciyeho impamvu nkakishijeho, nari nshatse kukubwira ko gusengera umuntu naho waje munsi y'urugo, wamusengera ikabyemera. Inzira z'Imana ni nyinshi cyane. Wazamuka Rusagara ari hafi, niho nise hafi. Hari akandi gasozi kari haruguru yiwanje gato, hari agashamba, ndagenda bumwe nkasigana abana batetse, nkazamuka nkaja muri ako gashamba runaka, maze kumpamagara nkagenda nkabwira Imana ngo wibuke ko mbundamye muri iri shamba muri iki gicuku cy'ijoro,
no mu buriri hakaba igihe mpagurutseho kubera ari hafi, mbonye ko ikibazo cye cyabaye kirekire, nkabwira Imana ngo wibuke ko mpagurutse nkata umugabo mu buriri, umutware wanjye ndamutaye mu buriri, umwana wanjye mupfurukije muri iyi mbeho, unyibuke ko naje, ariko tabara runaka urebe ikigerageza afite ugikureho. Njaga kuva muri bwa butayu kandi ni hafi y'urugo, yaje kumpamagara akambwira ati data ari mu kazi. Haleluya. Ntakagira ukubwira ngo gutabarwa aramanza wamuha 50,000. Abo ni abajura, ni abatekamutwe. Nta muntu uje gusengera ari uko yamanze yaguha amafaranga, kuko Yesu ntabwo yamanzaga yabaza amafaranga. Yego. Ni ukuri. Nani guhumugisha. Reka tujye mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ni karibu. Amena. Amena. Ijambo ry'Imana rikunze kumfasha muri iyi minsi. Ni amagambo y'Imana ari muri Matayo 5. Yego. Ayo magambo wamfasha tukayasoma. Matayo 5. Yego. Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Yego. Yesu yerekana abahiriwe abaribo. Ni ukuri. Abonye abantu benshi azamuka umusozi, amaze kwicara abigishwa be baramwegera. Aterura amagambo ati, hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura, kuko aribo bazahozwa. Hahirwa abagwaneza, kuko aribo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko aribo bazahazwa. Hahirwa abanyambabazi, kuko aribo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura, kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Namwe muzahirwa ubwo bazabatuka, bakabarenganya, bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Muzanezerwe, muzishime cyane, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Muri umunyu w'isi. Mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo ubu kimaze keretse kujugunywa hanze, abantu bakawukandagira. Muri umucyo w'isi. Umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo, rikamurikira abari mu nzu bose. Abari ku mucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaze So wo mu ijuru. Amen. Amena. Amena. Iryo jambo ry'Imana naryo rikunze kumfasha cyane. Rikamfasha Matayo 5. Yego. Yaragiye data wo mu ijuru Yesu Kristo azamuka umusozi. Yego. Amaze kwicara rata aravuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo. Hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko nibo bazabona Imana. Ni ukuri. Kuko uri umukene mu mutima ntabwo uzaja kwica mwene so. Uri umukene mu mutima ntabwo uzaja kugambanira abandi. Uri umukene mu mutima waramaze kuba umukene mu mutima, ntabwo uzafata inkota ngo uyikubite mwene so. Singwa yemye. Yego. Ubwo rero hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko aribo bazabona Imana. Numara kubona Imana ntabwo uzaja gusambana. Yego. Ntabwo uzaja kuroga, ntabwo uzaja kwiba, ntabwo uzaja kubeshya. Abenshi batunzwe no kubeshya, ariko nukuri wanyine niba wakandagiye mu cyaha cyo kubeshya, dutunzwe na mbabarira. Hari uri kwibuka kubwira Imana ngo mbabarira nabeshye mugenzi wanje? Hari se uri kwibuka kubwira Imana kubera ko narinzi ko hahirwa abakene mu mitima? Hari nanjye ndaharanira kugira ngo mbe umukene mu mutima. Uzaba umukene mu mutima uri guhamagara muri Amerika ngo mpibihumbi 100 nje kugusengera? Imana ntaho bayigura amafaranga. Nta n'ahantu na hamwe nigeze kubona baguza Imana. Imana kuduha impano, nakubwiye ngo kuba yarangiza umuhanuzi, ikangira umuganga, ikanyita burya nakubwiye nibagirwa kukubwira ko yanyise Burahamu.
Aburahamu kandi ndi umugore cyangwa witwa Sara. oya ndi Burahamu yanyise Burahamu. noneho naje kureba ndavuga si Burahamu kaba ari umugabo akaba Imana inyise Burahamu akaba nanjye nzaba nyisekuru w'amahanga kandi nakabaye nyirakuru w'amahanga. Imana irambwira ngo abana bawe bazangana n'umusenyi wo ku nyanja. Nakubwiye ko mfite abuzukuru 3 ariko abana mfite abuzukuru mfite nakangari. Data yarakoze mfite abuzukuru n'abuzukuruza umenza amaze kugira n'ubuvivi. Yajaga imbwira ngo uzagira n'ubuvivi nkatekereza siko mpora ndwaye nzagira ubuvivi binyuze ariko ubuvivi narangije kububona mvugira utamena. Narangije kububona mfite baramubanje bagiye bapfakarira kimwe ari 2 nageze muri urwo rugo barapfakaye. Umwe asiga abana 5 n'undi asiga abana 5. Noneho nkigera nsanga bashohoje abagore banga abana banza abana barabwirirwaga bakaburara. Ngezeyo mbwira amabuko akimara kuntekesha ndamubwira ngo muri rugo wambabari ugafata abana hamwe ugafata 3 n'ahandi 3 nanje hamwe nkafata 2 n'ahandi 2. Mabuko ati wabugize neza. Muri ya misi abana dutumizaho base mbwira baramubanje ntika abana bagiye gupfa bakaba bagiye kononekara ntabwo nari nakabyaye. Wambabari ukama 2 n'uyo akama 2 umwami umukobwa n'umuhungu n'undamu umukobwa n'umuhungu abandi mabuko arabafata arabarera turabarera abana barakura. Impamvu nkubwira ngo mfite abuzukuru n'abuzukuruza ni benshi. Nyiramahirwe abyaye abana 5 muri aho nakuye mu rugo rumwe afite abana 5 arabyara nkamuhemba. Ubu namuhaye n'umurima wanje bwite mu mirima nari nariguriye ndawumuha. Serubeni umukurikira byaye 3 abo bose nabanje. Nubwo navuze barabuzukuru 3 nukaraho mu mubiri wanje ariko abuzukuru ndabafite ni benshi. Ahandi mu rundi rugo rero uwitwa Beni nawe abyaye 3. Ikintu kimbabaza kimwe rero uwo aho muri urwo rugo rwa kabiri wanafashemo mukuru yarashatse abura urubyaro. Ntabwo ari ukuvuga ngo twananiwe kumusengera karemwe ibagaho. Ubwo umugabo wapfuye bamaranye imyaka 16 batabyaye ariko yari yakiye nta kibazo. Ubu namuhaye abana 2 umukobwa n'umuhungu. Namuhaye umuhungu witwa Amashengesho umukobwa witwa Uzuyinema barabana. Umuhungu witwa Amasengesho ubapakazi Bugande ubaherutse kumwishura mu muryango 100 by'amafaranga. Urumva Imana ikora uko ishaka abana yamuhaye nabo. Nukuvuga rero Imana yacu nari nshatse kukubwira ngo hahirwa abakene mu mitima yabo. Kuba umukene mu mutima nuko uzagaragaza ibikorwa. Muri iyi minsi ndi kujana n'abafite ibikorwa nkajana n'abafite ibihamya nkajana n'abafite kwizera. Ntabwo uzaba umukene mu mutima udafite kwizera udafite ibikorwa. Twe dufite ibihamya birahari. Imana yacu irashoboye kandi iri mu kazi. ndi kukubwira ngo iri mu kazi nukuri. Yego iyo nageze nka ndagambaga nkabweshagura mbega data nimba yarankoze mu kanwa gute. Ntabwo kuvuga imbaraga z'Imana nukurege umuntu atekeza akareba Imana yamukuye akareba uko yamurereye abana akareba ibyo yagiye ukumva birakurenze. Muri abo bana nareze batarabanje baranyubaha bakankunda. Niyo ari mu nzara iteye ubwoba abo bari mu mahanga nukumpamagara genda ufate kawunga genda ufate umuceri genda ufate igitenge. Ubu no mu kwa 9 uwo witwa Beni yampaye igitenge cy'ibipande 3. Ni ukuri imbaraga z'Imana zirahari. Festi karame kadusoze. Yego kadusoze nzagaruka twiganirire tuvuge imbaraga z'Imana. Nshobora kuzagaruka hashize icyumweru nabwo uzambwira icyo Imana iri kugukoresha. Hari n'abantu bazaguhamagara ugiye gutanga nimero abimana izagira ikigukoresha tuzaza tubivuge. Ntabwo tuba turi kwiyemera ahubwo tuba turi kugaragaza yuko Imana yacu ikora itarekeye aho gukora. Yego gutanga nimero uwagushaka yakuboneraho. None nurangiza udusoreze n'isengesho uko twambabarira ntaratanga numero kamanza nacisha agatekerezo. Nusubwo nabikwima koko. Nukuri hari agatekerezo nako kagenda kamfasha. Habayeho umugore n'umugabo
barashakana noneho baza kubura urubyaro. Baje kubura urubyaro rata baje inama baravuga bati ntabwo turaja mu bacuni, ntabwo turaja mu mahembe, ntabwo turaja mu bigirwamana byose, ahubwo twebwe tugiye gushaka Imana yaturemye. Imana yaturemye niyo izaduha umwana. Baragiye rero hari mu gitondo kare kare baragenda ngo bagiye gushaka Imana bayibaziye icyo yabahoye. Baragenda nk'uko wava hano ukagera mu Gahunga, bakihagera rata bahura na nyakubahwa Imana. Bagihura na nyakubahwa Imana irababaza iti muri kujahe? Barayibwira ati nyakubahwa, tubonye ko ari weho Mana kandi tubona ko ari weho waturemye, ariko twaje kukubwira ko waduhaye gushakana ariko tubura urubyaro. Twabonye nta wundi uzatumara intimba dufite, ahubwo tuza kugushaka Nyagasani ngo utwemerere uduhe umwana. Imana irababwira iti ngiye kubaha umwana w'umukobwa muzamwita igikwiye. Haleluya, amen. Ati muzamwitende, ati muzamwita igikwiye. Nuko rata umenze bararaye batwaye inda mvugira utamenya. Amen. Baraye batwaye inda rata bagiye kubyara, babyara ko ku mwana w'umukobwa. Imana yacu ntabwo ivuga umuhungu ari umukobwa. Nuko rata babyara umwana w'umukobwa. Umugabo abwira umudamu ati turamwita igikwiye kuko data yaratubwiye ngo tuzamwita igikwiye. Haleluya we, amen. Nuko rata babyaye igikwiye, bamaze kubyara igikwiye babura ibiryo byo kumuha rata. Haleluya, amen. Nuko babuze ibiryo byo kumuha, baragenda umugore abwira umugabo ati rero sheri, uko data yaduhaye igikwiye tuje kumubaza nibyo tuzamugaburira. Natwe twabura ibiryo tukaja kubwira nde nyakubahwa Imana akaba ari uduha ibiryo. Haleluya. Nuko baragenda, bamaze kugenda bageze hahandi bahuriye n'Imana, baba barahahuriye aho mwasezeraniye nawe ariho muje murahurira. Nuko baba barahahuriye, bamaze kuhahurira nuko Imana irababwira iti kandi siko mwansabaga umwana akaba naramubahaye, muri kugenzwa n'iki? Umugabo abwira Imana tumva rero Nyagasani waduhaye umwana pe, umwana w'umukobwa ngo uyu turamufite, twamwise igikwiye nk'uko wabitubwiye, ariko twabuze ibiryo byo kumugaburira kandi ari umwana. Haleluya, nuko rata ubwo ngubwo Imana irababwira iti nicyo gusa mwabuze, iwanje muri sitoke ibiryo biriyo, muze mbereke ibiryo, ntabwo mwambura n'ibiryo kandi mwarabonye umwana. Imana ibikinguye urutare mvugira utamenya. Amen. Umugore n'umugabo bagiye kugera mu rutare, basanga ibishyimbo, basanga amajeri, basanga ibigori, basanga amasaka, basanga uburo bwa bundi bwaroye rata, basanga bya bishyimbo byitwaga kirya umukwe, basanga nakangari mu rutare. Haleluya, nuko baragenda baraterura, ariko rero we kumbaza nyuma ubyumve neza, we gukurikira ko narasaraye kubera guhora ndavuga. Nta kibazo, narasaraye neza amatwi pe ndikumva. Nuko ubwo igikwiye bamukurayo, nyina amukura mu mugongo amutereka mu rutare, bagaterura bya bishyimbo, baje gusubira bagasanga akadeyi k'amasaka karaje, bagaterura amasaka. Haleluya, ukuremo ibyawe nanje nkuremo ibyanje. Nuko igikwiye bari kumusigahe mu rutare, bagaterura ibishyimbo, bagasubirayo, baje guterura igikwiye bagasanga n'ubundi haje umushingiriro, bagaterura bya bishyimbo, igikwiye agasigara heyeme, agasigara mu rutare. Ubwo umugabo akamubwira ati coje guterura igikwiye tujane ibi, yaje gusubirayo agasanga n'ubundi bwa buro bwaroye bwamutanze imbere, agaterura uburo, igikwiye agasigara mu rutare. Umbabarire we gusiga igikwiye uyu munsi, ujane igikwiye, ibindi Nyagasani azabiguha. Uyu munsi umbabarire ujane igikwiye muvandimwe. Nuko umugore n'umugabo basubira mu rutare, basanga n'ubundi hajemo bya bitoki imbe, bya bindi bitukuye, baterura igitoki basiga igikwiye. Imana birababwira iti mugire vuba ngiye gukinga. Nuko avuze ngo mugire vuba ngiye gukinga, bagiye guterura igikwiye, basanga n'ubundi hageze ibindi bishimbo bigufi. Haleluya, basanze hageze ibishimbo bigufi, baterura ibishimbo basigamo igikwiye. Imana irababwira iti nyamara yeme ngiye gukinga, bagiye gusubirayo basanga n'ubundi haje ibindi biryo, baterura bya biryo n'ubundi igikwiye asigara he mu rutare. Nuko rati cyo ndi gushaka kukubwira ngo uterure igikwiye,
igikwiye ari we ujyana usiga ibishyimbo usiga ibirayi usiga igitoki ujyana igikwiye ibindi data azabiguha igikwiye abasigaye mu rutare imana ibirarambiwe birakinze igikwiye asigara hehe mu rutare si hari bya bishyimbo barabijyanye bashoboye kubyikorera si bari barahinguka mu mudugudu gute igikwiye yasigaye hari bashoboye gutaha aho bacumbitse muvandi ndi kukubwira uyu munsi ngo ucyure igikwiye ujyana igikwiye we kumusiga mu rutare ndi kukubwira ngo uyu munsi ujyana igikwiye ibindi data azabikugemurira yagusanga naho uri uyu munsi ndi kukubwira ngo ujyane igikwiye nanjye ncure igikwiye igikwiye twe kumusiga mu rutare muvandi yego ni ukuri kw'Imana ugenda uzi ko ugomba gufata igikwiye ukuri n'agahinda izina ryawe rizahabwa icubahiro mana yacu mana ikomeye rero uyu mwanya ntabwo nava imbere yawe nakweretse abari muri gereza kubabere maso nyiringabo ugenda ubakomereza amaboko nabo barinda indwara z'ibyorezo kugira ngo izina ryawe rihimbazwe yarata nyiringabo imana ndi kukwereka imfubyi n'abapfakazi babandi babuze kivurira kubabere maso data wa twese mbizi neza kuri sewe imfubyi ukana umugabo w'abapfakazi kubakomereza amaboko nyiringabo imana kubaha umutekano utavaho nyiringabo izina ry'Imana rizahabwa icubahiro karata ngo ushinganishe n'uyu mugaragu wawe twabanye mana reka nawe umukomereza amaboko kuzamuhaza uburame kuzamuye kugukorera ni ukuri kazakomeza gukorere kuzamwongerera imbaraga amaso atamubona ntakamubone amatwi atamwumva ntakamwumve kuzamwuzuririze nyiringabo kuzamuharize kwifuza kwe izina ry'Imana rizahabwa icubahiro turatuje ntutuze ratamana turarambaraye nturambarare rwose niyo mpamvu Dawidi we yavuze ngo uriya nanjye ndi kuvuga ngo uriya mu izina ryawe Yesu Kristo mbizi neza ko Daniyeli yari ari mu rwobo rw'intare intare ziratinya ntizamujya natwe hari ibidushinyikiye nk'intare ururu kubivumba iminwa mu izina ryawe rifite imbaraga data wa twese utuvomerere ayi data wa twese nyiringabo udukomereza amaboko ni ukuri data wa twese wo mu ijuru uyu muja wawe ndamugushinganishije rwose kuzamugirire neza mana mbizi neza ugira neza bugaca bukira ubwo tuzongera kubonana amaso ku maso Uwiteka Imana nzagushima ntabwo ngutotesheje amagambo byose ubikoresha uko ushaka mu zina rya Yesu amen amen.